Pow, reka nizere ko mumeze neza cyane abasongozi mwese muri rusange, ngira ngo urabona ko noneho ninjiye mu murwa. Hano hantu ni mu murwa, ntabwo wabona icyaro gisa gutya kabisa. Ahantu ni mu mujyi, ngira ngo urabibona ko hasa neza, hari jaride, hari umwanda mwiza cyane. Aha ni muri Kigali, agace tutaramenya neza cyane. Uyu munsi nakoze akavlog mpaguruka mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, nerekeza mu mujyi wa Kigali kugira ngo mbereke ukuntu mugomba gutwara imodoka mu kavuyo. Ariko ibaze nk'uwo mwanya mba nafashe, nkaguruka mu karere ka Bugesera nkaza muri Kigali kugira ngo mbahe imitirize y'ukuntu mugomba gutwara ibinyabiziga mu kavuyo k'imodoka nyinshi cyane. Ngaho nkorera subscribe basi, nawe mbabarira witanga ukore subscribe, kubwitange nanjye mba nagize nkaza mu mujyi wa Kigali kugira ngo ngufashe. Mba nafashe tripod nkagakubita mu modoka, ngira ngo urabibona hano inyuma ko kariho kuri iri tara rya feri, ntabwo muri kukabona kweri, kugira ngo mbakorere aka video keza nk'aka ngaka mbere ku muntu mugomba gutwara imodoka mu mujyi. Mbabarira nanjye nkorera subscribe, ngira umuhate n'imbaraga nkukorere video nyinshi cyane. No musogozi nk'ibisanzwe, the one on ikinyobwa kimara inyota, pome mbuto bucura bwa Nyagasani, umwuzukuru mukuru wa Aburahamu, kimwe bigize Nyaburanga u Rwanda rufite B83 bad money bedroom E4B, kagenda amayaga n'amaguru vumva rukavuga umuhungu uri ku mukinga adafashe ibyondo by'uhoraho, uwabuze imara kambaza Uwiteka, the nectar and the brushing iseke icuruze what the way, n'ababandi batwanga tuzabashyiraho indabo wa mutaye. Ariko abantu mwashinjije uburondogozi, murumva ibyo bintu byose mfite byo kuvuga, ayo mazina yanjye yose niyise mwumva nayavugira ntayavugiye kuri urubuga nishingiye koko. Urubuga n'urwanjye nikoreye, kuki munshinja uburondogozi? Abashaka kwiga no kumenya mukore subscribe dukomezanye. Namwe rero mudashaka kumva amagambo yanjye mwendelee, abari tayari tuendelee, kama tusiendelee tuendelee baba. Reka twikorere ibintu byacu loki, nta muntu duhagaze hejuru, nta n'uduteye stress man. Ibi bintu ni ibya nahuye n'abajene bari batwaye moto nziza. Rero iyi moto ya nkomye mana we irasa neza nyine, nkunda amabara y'umuhondo n'umukara yavanze nka kuriya ku kinyabiziga. Urabona ko kano kamotoro kari kicaye abajene b'abanyabwenge bari kugenda baniganirira. Nta muntu wa control moto mu muhanda kuri atari umunyabwenge. Udahita uvuga ngo ubuse ngo abarebye mu mutwe ngo ibiki n'ibiki. Ikikubwira ko ari umunyabwenge nuko yari ari gukora ibintu utabasha uri kureba ino video utazi gutwara ibinyabiziga. Niba ukeneye kumenya ikinyabiziga, hamagara umusongozi. Imana yabazaniye umushoferi mu gihugu uzi kwigisha gutwara. Abantu mufite kode zo mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, namwe rero nimutamamagara kuri iyi nimero muri kuri screen yanyu, nimuzambaze ngo byabagendekeye biti. Ubwo ngubwo ngo haye prote nubwo twa kazi yako. Reka twikomereze. Ni ukuvuga ngo hano rero twari tugeze ni mu mujyi wa Kigali, ngira ngo urabona ko twari turimo turamanuka za Kicukiro gutya. Angaha ugomba no kwiga n'uburyo bwo guholdinga vura. Urabona ko uyu mujene wari utwaye vura bayifata neza cyane. Uyu ni na manager wanjye by the way, nanamushimire cyane mbikuye ku mutima, aba yabigize mu ruhare kugira ngo izi video zikorwe. Urabona ko aba yantwaye kugira ngo nanjye ngende fashe kamera mfata ama video. Urabona ko imbere yacu rero hari imodoka nyinshi cyane, imodoka z'agaciro kenshi. Ikindi kintu mbanze nihera ka message b'abantu batwara imodoka z'igiciro cyinshi akagenda mu muhanda yabigize ibyadanje, kumva ko ari busuzugura abantu batwaye imodoka za make. Ibyo bintu mu bicike. Yego wenda mba ntwaye imodoka ya menshi, ariko ntabwo nabigira ibyadanje ngo mvuge ngo ntwaye imodoka ihenze man. Ntabwo ari ibyadanje. N'umuntu utwaye kano kari fan ureba kari imbere yacu, uyu muntu nawe abatwaye ikinyabiziga kandi abari gushaka amafaranga. Uziko hari igihe uyu muntu utwaye no rifani aba yicaye ku bifaranga agahisha ibiruta iby'umuntu uguciyeho ngo atwaye imodoka ngo y'agaciro kenshi. Hari igihe n'umuntu aba yanayikodesheje regira modoka atari yiwe. Reka mbashimire cyane rero abantu mwese mwagiye mumbaza ibibazo bigiye bitandukanye. Hari uwambwiye ati mfite ibibazo bya ambriage, ambriage yanjye ndayinaga rwose mu kuyirekura. Ubwo wamaze kumenya aho bipfira rero uba ugomba no gushaka uburyo bwo kubikosora. Aha twagenda urabona ko ari ku murongo urombereje, uba wemerewe kudepasa utunyabiziga tw'imbaraga nkeya nk'uturifani nyine. Hano tuba tugomba kutudepasa. Urumva nari ntwaye cya Sabo Marine kabisa, Sabo Marine cyo muri kaburimbo nicyo nari ntwaye hano pe. Ni ukuvuga ngo rero ndi kwerekeza mu mujyi ahantu mu gice kimwe. Ahantu twari tugeze ni he? Ba bantu bigize babamenya bajya bambwira ngo ndarondogara. Ngaho nimumbwira hano hantu tugeze ni he? Ni ubu ndi kwerekeza he? Kibazo mu kanya ndaba ngeze muri town, mube murahabonye muhite muhamenya mutarahavuga. Ariko aha hantu nari ndi kwerekeza ni he? Ariko reka amaceceke tu. Hari utuntu ngiye kwigisha abantu, ahantu hari ferouge, ahantu hari ibyapa bitegeka. Biriya byapa bitegeka abantu benshi cyane bakunze kubideviya. Hari nk'abantu uzasanga bivovota ngo mfite contravention ngo banyandikiye ngo ntazi ngo nakoze iki ibiki n'ibiki. Hari ibyapa mu deviya mu gacano hatemewe, kamera zikabafata bakabafotora. Wowe utazi ngo bagufotoye
mubonye iyi modoka y'umweru iciyeho mu kanya ukuntu yagendaga amapine yikaragasa nasubira inyuma se, biriya ni njye uba wabikoze, mujye mumbaza ukuntu bikora ariko mbabwire, mwagiye mumbaza nkabasobanurira. Uyu ni manager wanjye wari untwaye rero, reka mbonereho kumushimira cyane, Uwiteka akomeze kubana nawe. Aka kantu mureba hano impande yacu aka ngaka afasheho, aka kantu bakita roviye ya vitensi, niko twifashisha dushyiramo amavitensi. Kariya kantu iyo umuntu yamaze kukamenya akamenya kwangaja no gupangura, umuntu aba yamenye imodoka kabisa. Ikindi uburyo ufatamo vora, mwiga uburyo bwo gufata vora kabisa. Urabona ukuntu manager wanjye bafashe akavora, akaboko kamwe kuri roviye ya vitensi akandi kuri vora. Iki ni ikikwereka umuntu w'inzobere mu gutwara. Iki cyapa cy'ubururu kirimo agafureshi k'umweru kareba hasi bacyita ngo iki, kiba mu buhe bwoko bw'ibyapa? Mwigize intyoza kandi nirwa mbigisha, sinanabakoreshe ngo mbahe imikoro yo mu rugo ndeke ibintu mwabifashe. Kiriya cyapa murakizi, kiriya cy'ubururu, iyi video ngiye kuyishakamo imikoro yo mu rugo. Hano twari tugeze muri feruje, urabona ko twari twemerewe gutambuka, imodoka zo hepfo zari zifunze, urabona ko bahise bazirekura zikazamuka, n'izimanuka zikamanuka. Ubwo izituruka muri cya cyerekezo twebwe twari tuvuyemo tuza hano, bahise bazifunga kugira ngo zitaza guteza akavuyo. Uri kubibona ukuntu muri feruje babikora, uba ugomba kureba ukareba sayidi y'imodoka ziri kugenda, nawe ukabona kugenda nta bintu byo kugenda nk'uwasaze. Abamotari sha bakunda kwiseseka, ndebera nk'uyu, ndorera barashaka kudepasa ajya he koko. Hano hantu noneho hari n'icyapa cyitwa ntihanyurwa, iki tunyuzeho ni icya parikingi, iki ni icya dodani. Ugomba guhita umenya ko hano imbere yacu ubu ngubu ari ahantu twaparika tukaruhukamo gake, cyangwa se hari na dodani tukagenda gake gake twitonze kugira ngo tutaza kunyura kuri dodani nabi bikaba ikibazo. Iki kimodoka kiri imbere yanjye cy'ikirandikuruza muri kukibona mani, igihe se gicaho sha sinyikwepa. Hano nari ngeze muri wa muhanda wo munsi ya stade, hano si munsi ya stade Amahoro, hano ya the sosap. Uyu ni wa muhanda uca munsi ya stade Amahoro werekeza i Remera hasi mu Ruturusu, Remera mu Ruturusu. Ubusa abantu bahazi ni bande koko? Ubu mu kanya hari abari kwigira hari abantu baba bicaye nko mu kabari, babona nk'iyi video yanjye agahita atangira kubeshya bagenzi be ngo aha hantu ngo umusongozi ngo yarageze ngo aha ni munsi ya stade, dore ngira stade Amahoro ruguru yanjye simuhareba. Ikindi iyo ugeze hano ugiye kureba no twari tugiye kwinjira mu muhanda, yabanje arahagarara manager areka imodoka zigenda muri main road, zirabanza ziratambuka ziragenda. Hari abantu bajya kwinjira mu muhanda bakinjira mu muhanda nk'umusazi, akaza agahita yiyahura mu muhanda atanabanje ngo arebe mu muhanda ari kugenda amiziye imodoka ngo azitegereze zibanze zitambuke, wakaza agahita yiyahuramo. Ukiyahura mu muhanda uhita wica abantu. Irindi kosa abashoferi mukunze gukora, reba nk'iriya modoka y'umukara itambutse, ndahagaze ndi guha inzira abanyamaguru ngo batambuke, uriya muntu ahita arandepasa. Kandi hari igihe umunyamaguru abona mpagaze we agahita atangira akambuka kubera ko yabonye ko namuhaye inzira, akumva ko n'izi nyuma ziri buhagarare nk'uriya depashe. Rero hari igihe ahita ahurira n'uriya munyamaguru hepfo y'imodoka yanjye akaba aramwahuye mwana, ukabona yishe umuntu kabisa mu minota mike cyane. Ni ukuvuga ngo niba utwaye imodoka mu muhanda rero uba maso, ube wise and genius, ureba imbere cyane, nta bintu byo kugenda uca udukoni. Ikindi hano muri highway urabona ko uyu ni wa muhanda uba ufite ibyerekezo bibiri, iburyo n'ibumoso. Uba ugomba kugerageza ukamenya ati niba nihuta ndanyura hano, niba ngenda gake ndanyura hano. Urugendo rwacu rwarangiriye i Remera mu Ruturusu. Rero ahangaha abamotari ubona barira, aha ni ku karesitora k'abamotari.